reka ngire akantu gatoya mbereka, bitewe n'uko mbonye abenshi mutari guha agaciro Vodafone, ahubwo murimo muribaza cyane ko amafaranga ari menshi ariko ntimuri guha agaciro result cyangwa umusaruro w'ino Vodafone. So kubw'izo mpamvu rero bigiye gutuma nkora ibintu ntasanzwe nkora, ariko reka mbikore kubw'uko ndimo ndabona feedback z'abantu benshi mu barimo baranyandikira bavuga ko bayishaka ariko bakavuga ko amafaranga ari menshi batabasha kuyatanga. So reka nse nkubereka gatoya. Mpereye hano reka mere hano Super Forex. Ntabwo nagendanye router yanjye ya internet, ariko ndagira ngo nse nkubereka result gatoya ya 2020, wenda nka January, twumva ari wenda nka January cyangwa February. Naho ubundi ikintu cyitwa kuvuga ngo turuzi cyangwa iki, nkunze kubona abantu benshi mukunze kuvuga ngo demo, iyo ndimo mbereka ama result yanjye kuri YouTube, ngo demo gang, ngo n'ibiki, ariko abo ntago sinjya mbitaho cyane kubera yuko ntago bantunze, ntago bazi ese maze imyaka ingahe muri no industry, cyangwa maze gukoreramo iki, cyangwa mfitemo iki. So rero haba hari ibanga, nta mutrader n'umwe ubaho utagira ibanga, ndababwiza ukuri, sibyo? Nta mutrader n'umwe ubaho utagira ibanga murimo kwirebera. Nimba mubona ko nayo ari demo, it's okay, ntacyo bintwaye, loss zirimo, ntimuzabe ngo nta loss zibamo, ariko nubwo harimo loss ngiye buri igihe kiragera ngira loss gutyo, ariko iyo amezi abiri ashize cyangwa ukwezi kumwe buriya ngira achievement ngura, kandi mba nahuye na za loss nanone. So rero ntago icy'ingenzi ari ukumbwira ngo 500 ni menshi ntago nayabona. Icyo kintu abanyafurika dutandukaniyeho n'abazungu. Umuzungu iyo mweretse project yawe ukamwereka ikintu cy'ingenzi akwiye gukoresha, ntabwo yita ku gaciro k'icyo kintu, ahubwo arabanza akareba iki kintu ngifite ndakuramo umusaruro, inyungu yanjye ni iyihe. Ntabwo ajya kuvuga ngo uyu nguyu se ngo afite iki, ngo yageze kuki, cyangwa yagiye iki kigaragaza ko no, ahubwo result yanjye hari ni iyihe, sibyo? Ariko nyine ntabwo n'undi koko abona abazungu, kandi turi abanyafurika, dukwiye rero guhangana n'ibyo tugahura nabyo ku bukeye n'uko bwije. So ndumva bihagije, nta kindi kirekire nagaragaza aho hantu. Nshobora kubaha account nyinshi zanjye zitandukanye, ariko nyine ibi birahagije, nta kibazo.